Haleluya, ugize neza mwami Yesu. Uyu munsi kuwa gatanu ku itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri 2025 mu isengesho ry'umunsi, isengesho ry'ubuhanuzi. Bene data, muri kumwe na Profete Ndahimana Claude nk'uko bisanzwe buri gitondo mu isengesho ry'ubuhanuzi. Uyu munsi mpawe ubutumwa bukomeye kuri wowe turi kumwe. Umwuka w'Imana aravuze ngo Imana igukuyeho igisuzuguriro uyu munsi, ngo kuko ngo baragusuzuguye, Imana irababara cyane. Turasoma ijambo dusanga muri Yosuwa ibice 5 umurongo wa 9. Ijambo riravuga ngo Uwiteka abwira Yosuwa ati, none mbakuyeho igisuzuguriro Abanyegiputa babasuzuguraga. Nicyo gituma aho hantu hitwa Gilugali na bugingo n'ubu. Amen. Noneho mbakuyeho igisuzuguriro. Noneho uyu munsi Imana irabyanze ko bongera kugusuzugura. Imana yamenye ko Abisiraheli basuzuguwe. Imana imenya ko basuzuguwe n'Abanyegiputa. Irababwira ngo icyo gisuzuguriro rero ntibavanyeho. Icyo kintu cyatumye musuzugurwa, icyo cyatumye musuzugurika, ndababaye cyane, nje kukibavanaho. Niko Uwiteka yabwiye Abisiraheli. Uwiteka arongera arambwira ngo bwira abana banjye, bwira uyu muntu, hari impamvu ari wo ukurikiye iri sengesho muri kino gitondo. Hari impamvu mu bantu benshi tujya dusengana ari wowe wakurikiye iri sengesho, no kugira ngo wakire aya mavuta avanaho igisuzuguriro. Abisiraheli ubambwirire, ayiwinisiya kontarabini fo, hari ikintu kirimo kiba mu isi y'umwuka. Mbonye umwuka wo kunanizwa uva ku buzima bwawe. Mbonye umwuka wo gucishwa bugufi uva ku buzima bwawe. Mbonye bivaho bitunguranye. Mbonye imbaraga z'Imana ziboneka mu buryo butunguranye. Mbonye Uwiteka yitamuruye. Mbonye imigozi icika. Mbonye imivumo ivaho. Mbonye ibyago bivaho. Mbonye amakuba wahuye nayo agatuma usuzugurwa avaho. Mbonye gucishwa bugufi wahuye nako kurangira. Njya mbwira abantu ngo mu kibuga aho ikosa rikorewe ni naho rikosorerwa. Uwiteka aje gukosora buri kosa ryose mu buzima bwawe umwanzi yashyizemo. Uwiteka aje gukosora. Aho wababariye niho ugiye kubahishirizwa. Muri karitsiye niho ugiye kubahishirizwa. Mu muryango niho ugiye kubahishirizwa. Mu itorero niho Imana igiye kubahishiriza. Uwiteka agutabaje imbaraga ze zikomeye, kandi amavuta ye yongeye kugarukira ubuzima bwawe. Ngo ntutinye, kuko ngo asutse imbaraga ngo nyinshi, ngo zimeze nk'umuriro, melonsi edeva. Ngo izi mbaraga ngo zije gutwika amaboko yose, ngo na buri kintu cyose cyagize uruhare mu gusuzugurwa kwawe. Uwiteka yanze ko wongera gusuzugurwa. Uwiteka yanze ko wongera gucishwa bugufi. Mu cyimbo cyo kunanirwa amanuye amavuta aremereye. Mu cyimbo cyo kunanirwa amanuye imbaraga zikomeye. Ariko ndagushimye Imana, haleluya, abari bakuze usuzugurwa bagiye kumirwa. Ijambo riravuga muri Yosuwa 5 umurongo wa 1 ngo abami b'Abamori bari hakuno ya Yorodani bumvise imirimo n'ibitangaza Imana yakoreye Abisiraheli, ngo bagira ubwoba bwinshi cyane barahunga. Aya makuru bazayumva bajyaga bagusuzugura. Nibumva uburyo wambutse Yorodani, nibumva uburyo igisuzuguriro wakivuyemo, nibumva uburyo ubuhamya bwawe bukomeye, bazatinya Imana yawe ndetse bayubahe, kuko Uwiteka aguhishe kandi akurindishije imbaraga ze
zikomeye. Ndagusengeye ngo ubutsinzi bukubeho, ugire uwa gatanu mwiza. Imana iguha umugisha. Turongera muri overnight kuri ya saha yacu y'isaa moya. Bye bye.